Haleluya. Haleluya. Imana y'Abrahamu na Isaka na Yakobo nihimbazwe. Kandi nihimbazwe ko abantu bameze nkawe. Nitwa Joseline Mukatete, umukristo w'itorero ry'Amateraniro Imana n'Umuvumo. Agize neza kuza, agize neza kutwara. Bani bakusha. Amen. Amen. Yishimye cyane. Ibyo mu mutima wanjye unezerwa. Bani iracyafite abantu bayihungana. Haleluya. Amen. Bihanganira gusiga ibyabo. Bagasiga abana, bagasiga abagore n'abagabo. Ku masaha agoye y'umugoroba abantu bavuye mu kazi bananiwe. Bakazitera. Imana ibaha umugisha ukwiye. Umugisha ukwiye. Inyuma y'umugisha nta kindi kiza kihaba. Yaba gihari bari gukina. Ariko Imana ibaha umugisha ukwiye. Amen. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma cyangwa igitabo cya kabiri cy'ingoma z'abami igice cya karindwi umurongo wa 21. Igitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya karindwi umurongo wa 21. Wa 22. Ingoma za kabiri cyangwa igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya karindwi umurongo wa 21. Haravuze ngo paji ya 418 y'isezerano rya kera. Ingoma za kabiri cyangwa igice cya karindwi umurongo wa 21. Haravuze ngo kandi iyi nzu kuko ireshya uku, uzayinyura imbere wese azatangara avuga ati niki cyatumye Uwiteka agenza atyo iki gihugu n'iyi nzu. Nuko bazasubiza bati kuko bimuye Uwiteka Imana y'abasekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana, bakaziramya bakazikorera. Icyo cyatumye bateza ibyago byose. Imana imufashe. Luka ubutumwa bwiza igice cya 15 umurongo wa 20. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 15 dusome umurongo wa 20. Luka 15 mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza igice cya 15 dusome umurongo wa 20. Aravuze ngo arahaguruka ajya kwa se. Agitunguka kure, se aramubona aramubabarira. Arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu ati nimwihute muzane ivuga umwenda uruta iyindi, umwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Umurongo wa 30 aravuze ngo maze uyu mwana wawe araza. Ariko duhereye ku 29 nta kibazo. Maze asubiza ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umara agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza yamaze ibyawe bisambanisha, akaba ari we ubarira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Amen. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino mu gice cya 4 umurongo wa 16. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino ni paji 182 igice cya 4 umurongo wa 16.
ngo rinda umurage kuko ariko gaciro kawe. Rinda, gerageza udadire, ukanire, witware neza, wifate neza, ukagakiza niko gaciro kawe. Amen. Bigerageze, ushaka wiga karate, wirwaneho, urigeraguze mu ntambara ndasana hano, n'abanyama, n'abavuga, n'abanyaguye, n'abamoze, n'ababogejeje, ndasana. Tujya kubwira Yesu aduha imbaraga zo kwirwanaho, kuko agakiza niko gaciro kanjye. Umurage witwa agakiza niko gaciro kanjye. Amen. Ijambo dusomye uyu ni Salomo. Salomo ni umuhungu wa Dawidi. Dawidi w'ingoma Imana yabishatse, Imana yabitekereje, ariko Imana yabivuze. Dawidi y'ingoma Imana yabitekereje, irabipuraninga, iravuga ndakura hehe umuntu ufite umutima umeze nk'uko. Ndakura he umuntu ufite umutima, ibyo bintu ko biryoshye, ufite umutima umeze nk'uko. Kandi na n'uyu munsi mu cyaha Imana irimo irashaka umuntu ufite umutima nubwo igenda bitari niyo system irimo. Dawidi y'ingoma Imana imutisha bakuru 7 bakaze barwana intambara, baba mu ngabo za Sawuli. Imana iravuga ngo wowe n'ubwo utabaye, iyo urebye mu ntama wicida ubu wica intare ubonamo imbaraga. Amen. Ibwira Samweli avuga ngo hagurukana amavuta mu ihembe wihute. Komisiyo, ugende ntugire umuntu ubwira icyo ugiye gukora. Fata amavuta mu ihembe, ugende mu muryango wa Yesayi i Betelehemu, wimikisha amavuta umwana w'umuhungu uri. Sindi bukubwira izina, ibyo mvura ndabikuruhanyuze. Ndashimira Imana igira ibanga. Nabashije mwuka wera ndabaza kubera iki Samweli ahagurutse Imana yanze kumubwira izina ry'ubigiye kwimika. Irambwira ngo na n'uyu munsi ihembe ryuzuye amavuta byo kwimikisha abantu iracyuzuye. Iyo mpamvu itagiye kuvuga izina, buri wese yakinjira akimikishwa amavuta. Muranyumvise? Bibiliya iravuga ngo Samweli yimikisha Dawidi amavuta, uhereye uwo munsi umwuka w'Imana akajya amuzaho kangahe cyane. Dawidi asubira mu ishyamba, niko Bibiliya ivuga. Igihe kigeze mu mwuka mubi uva ku Uwiteka ngutera Sawuli, akajya arwara ibifukunyi, akajya na Faisal bikanga. Umwe mu bagaragu be araza aramubwira ngo Betelehemu mu muryango wa Yesayi hariyo umwana ufite umuti. Muraza kunyumva nta kibazo. Hariyo umwana ufite umuzanire ajya kuririmbira turebe ko ibifukunyi byagenda. Bibiliya ngo Dawidi araza akajya acurangira Sawuli, akinjira muri Zaburi ya 20. Haleluya. Akabinjira mu 126 Uwiteka bimwongere wanjye, akabimanuka neza nk'ibifukunyi byamuka Zaburi bikagenda. Kugeza igihe Sawuli yapfuye, Dawidi y'ingoma kuko Uwiteka yari yabivuze. Imana ntibeshye. Arakize. Amen. Dawidi y'ingoma ayima kandi Imana ibishaka yabitekereje. Y'ingoma Bibiliya iravuga ngo yariho y'imyaka 40 muri Isirayeli. Abumwami wawe. Iri jambo dusomye yari amaze iminsi abona ashaje, ahamagara umuhungu we Salomo. Salomo ni umuhungu ufite ibintu bine bizamutera kujya gusenga i Gibeyoni. Naribabwiye, arambwira ngo Salomo mwana wanjye, hari ibintu nshaka kukubwira 3 cyangwa 4. Arambwira ngo icyambere Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so. Birashoboka ko wowe Imana ya so nayo wigeze kuko yasenze ryangoro, ariko hano uzababwire ngo bana banjye mumenye Imana yanjye. Sinitangaza ko wavukiye mu muryango utaramenye Imana, ariko Imana ishimye ko wayimenye. Hanyuma ndakubabariye na Yesu arakubabariye, ibikomere bya karande n'imiryango ubivemo muri Yesu nta karande, muri Yesu nta bivu. Abanyumvise? Amen. Bibiliya iravuga ngo abwira Salomo, arabwira ngo Salomo mwana wanjye, mu bintu mwiriye gukuraga umutungo ukomeye ufite n'Imana. Umutungo ukomeye mfite nabanye nawo, umutungo ukomeye mfite numva
iyo yubahaga nawe uzayubaha, iyo yakoreraga nawe uzayikora. Icyaka aramubwira ngo sanga mwana wanjye, igihe cy'intambara nagendanaga n'umugabo utarasigaga isanduku y'isezerano, yajyaga agenda inyuma, kandi uko narebaga isanduku y'isezerano najyaga nibuka ibyo Imana yavuganye na ba sogokuruza. Uyu mugabo nimara kugera ku ngoma uzamugirira neza, Abiyatari. Ineza ni igiti, cyane cyane iyo wayikoze uri mu murimo w'Imana. Munyikirize amen. Aramubwira icya gatatu, aramubwira ngo kandi sanga mwana wanjye, hari umugabo umwe wandemukiye arambuka witwa Shimeyi. Shimeyi ntuzemere arasaza nk'imfizi z'umugenzi, utamuhoreye umuhorera ibitutsi yavuze. Umugabo wa Isimu. Icyaka aramubwira ngo sanga mwana wanjye, nari narateguriye kubakira Imana inzu, ariko Imana yarambujije, yarambwiye ngo ibiganza byanjye byavushije amaraso menshi. Imana irampakanira ibyo kubaka inzu y'Imana byose narabiteguye, ariko Imana yaranze. Aramubwira ngo ukomere ushikame, iyavuganye nanjye niba ukwizera izagushoboza uzubakira Imana inzu. Munyikirize amen. Salomo ngo yumva amakuru ibyo Imana yakoresheje Dawidi, umugabo wishe Goliyati, abagore n'abakobwa, ariko dufashwa mama. Abagore n'abakobwa barabwiraga bati Dawidi yishe inzovu, Sawuli yishe ibihumbi. Arabwira bati hashimwe Dawidi atumye abagabo bacu bagaruka mu rugo. Umwe yari yakundaga Dawidi, bakabona ati ntukabona se ko umugabo yataje, papa bebe yaje. Ariko abana iyo abagore ngo bararirimba bati Dawidi yishe inzovu, Sawuli yishe ibihumbi. Dawidi yabaye umusare mu gihe gito, nawe mwamamaje reka Uwiteka yabikoze. Uwiteka yabikoze. Salomo yitegereza ibintu Imana yakoresheje Dawidi, aravuga ngo ibanga ngaho ririnze umubare w'ibanga huri ni mu masengesho nk'uko mwaje gusenga. Haleluya. Biravanga ajya ku musozi Gibeyoni, ngajyanye nk'igihumbi, aravuga ngo ndabizi Imana ikunda ibintu byiza, reka njyane igihumbi. Inka zinga aragenda aratamba, yica iya mbere, yica ijana, yica magana abiri. Imana iracecetse. Iyo yacecetse ntivuge iba yumvise. Kandi ikintu nkundira Imana, mu masengesho akenshi Imana ntivuga, ahubwo mu masengesho irihumuriza. Aha mvuge neza, mu gusenga Imana akenshi ntivuga, ahubwo irihumuriza. Iyo usomye mu Byahishuwe 8 havuga guki, haravuga ngo abayari iyo barimo barasenga, ngo hari marayika w'Imana uturuka imbere y'intebe y'Imana, ngo akaza mu rwanda rurimo imibavu. Aha Imana ibaze, akaza mu cyaha akabwira Imana ngo ndagiye ngiye kumva abantu bari mu cyaha, kandi ndamanuka mu rwanda rwuzuye imibavu. Icyo aje gukora ni iki? Gushyira ibirungo mu masengesho. Amen. Aje gushyira ibirungo mu masengesho. Bibiliya ivuga ngo iyo abera basenze, ngo marayika afata amasengesho y'abera baca hafi bakayazamukana, ariko yashyizemo ibirungo, Imana igahumurirwa. Mu gusenga Imana irahumurirwa kuruta kumva. Amina. Amen. Hari abantu babyumvise? Mu masengesho Imana ikoresha amazuru kurusha gukoresha amatwi. Isengesho rya runaka harimo akantu k'akaboderi, ikavuga iti wenda hari. Haleluya. Ishyiraho amazuru yakumva bivuga, ikavuga iti humura. Televiziyo gahita ibwira marayika iti hute, yatuma Gaburiyeli, yatuma Mikayeli, ipfa kuba yahumuriwe. Amen. Ipfa kuba yahumuriwe. Bibiliya iravuga ngo Imana imaze guhumurirwa n'ibitambo bya Salomo, yacecetse ku mpamvu iramwihorera. Erega impamvu yacecetse si uko itumvise, ahubwo irashaka kukubwira uri wenyine. Imana ni Imana igira ibanga. Iramusanga nijoro mu nzozi, iramubwira ngo Salomo, Salomo we, ibitambo watanze byaguhumuriye, nubwo saa sita
isi zatigita, isi zahinda umushyitsi, isi zibaza ibyabaye iyobera. Nyakurinda agakiza murebe umutungo ukomeye w'itorero. Imana iramubwira ngo Salomo kuko nawe iki gahutsa widagadure wisanzure umbwire umubare w'ibintu ushaka kuko kuva mbaye mbonye umuntu utanze. Salomo abwira Imana arayibwira ngo Mana hari ibintu bine bimbangamiye bine. Icya mbere ni umwana w'umugore utarasezeranye mu mategeko, ni umwana w'umugore utemewe inaha kuko wishe umugabo wa mama. Dawidi yishe umugore wa mama aragucyura kuzana mu rugo. Amategeko ntanyemerera kuba umwana. Icya mbere banza ugize umuvumo n'akanadege iwacu. Ibyo amategeko atari kwemera ubinyemerere byemere. Icya kabiri aramubwira ngo nini ngoma ku mugabo umugabo wishe Goliyati Abisirayeli babonye ukugure. Ntabwo nzi niba njyewe hari ikindi gihano nzamagana nacyo nka Goliyati. Ntabwo mbizi ko nakibona nkagitsinda. Imana ngo humura ndahari. Dawidi yishe Goliyati ariko nawe ufite ibintu uzica. Abwira Imana ngo kandi cyangwa gatatu nini ngoma n'umwana. Ntabwo nzi niba naganira n'abasaza n'abakecuru b'Abisirayeli hanyamabwira icyo Imana ivuze kandi n'umwana. Abwira Imana ngo umubwenge. Imana iravuga iti nsabye ubwenge. Iramubwira ngo nsabye ubwenge. Ndamuguhaye. Icya kabiri nzaguha ubutunzi. Ubwo utansabye ifeza no kurwana n'ababisha bawe nzabiguhera ubuntu kuko umenya ubwenge ukansaba ubwenge. Haleluya. Salomo ngatangira umurimo wo kubakira Imana inzu. Ijambo twasomye ngo yubakire Imana inzu. Amaze kubaka inzu y'Imana, Bibiliya iravuga ngo ahamagara abatambyi n'Abisirayeli bose ngo baze gutaha inzu y'Imana. Birabanga icyubahiro cy'Imana ngo cyuzura ya nzu. Imana ivugana na Salomo. Reka mvuge ibintu bibiri gusa. Iramubwira ngo ndakubwire Salomo we, iyi nzu wubatse iranejeje. Hari ibintu bibiri mwamereye igihe muzaterwa n'abanzi banyu, ababisha bakabagota, abantu bagira kubura amaso bagasenga berekeye Yerusalemu. Zumva ndi mu ijuru bakiriza igihugu. Natwe ntitwanayerekeyeho gusa kuko tuyicayeho. Munyikirize amen. Iramubwira ngo icya kabiri ninteza igihugu inkota nkagiteza indwara n'ibyorezo n'inzara, hanyuma ubutaka n'imyero wabo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye bagapfukama bagasenga bakatura ibyaha byabo, nzumva ndi mu ijuru bakiriza. Amen. Iri jambo rero twasoma Imana iramubwira ngo ariko ibyanjye bigira komisiyo. Abo bantu nibatanyumvira ubwiza bwa nyuma bw'iyi nzu muzabura mu buhemu. Abantu nibatanyumvira bakansuzugura ubwiza bw'iyi nzu nzabutsemba ngo kugeza igihe abantu bazajya bagira bavuga ngo yewe muzaze mucyaha hafi. Bakajya bahindurwa cyangwa hano hari mucyaha hafi ngo bazahita bishyuza bavuga ngo iyi mucyaha ngo nuko abantu baho baretse Imana. Nuko abantu baho baretse tubungabunga umurage. Munyikirize amen. Ntabwo ndi butinde we ndababwira ibintu birindwi bizabafasha kubungabunga agakiza. Munyikirize amen. Bibiliya iravuze ngo umwana umwe w'umuhungu ufite mukuru we umwe bafite na se aricaye abwira papa we aramubwira ngo njyewe ntaze kuba muri ubu rugo. Ari mu murage ari mu rugo kandi Bibiliya iravuze ngo afite n'abagaragu bamuha keya bamwitaho. Ariko aricaye abwira se ati ngenda birambuye ndabihaze nanjye ndashaka kujya kurya isi numva uko imeze. Ese aravuga turashaka kujya kurya isi ukumva uko imeze. Genda urashaka icyara kugira ngo gabanya umpe umurage wanjye umpe umugabane wanjye nigende. Aragenda. Bibiliya iravuga ngo ageze iwe yagiye ngo ibintu byose yatwaye abyayisha ubusambanyi. Abyayisha. Iyi Imana yavuga ngo ubusambanyi muri Isirayeli yabaga ivuze ibintu bitatu bikomeye namwe mukwiriye kumva. Icya mbere iyi Imana yavuga ngo ubusambanyi muri Isirayeli yabaga ivuze igihe Abisirayeli bivanze n'andi moko bakiga imico yabo, bakiga kwambara nkabo, bakiga kurya nkabo, bakarara ijoro nkabo, bakarara muri geto nkabo, noneho bakifata nkabo bagahita badodesha nkabo. Urumva Imana yabibonaga nk'ubusambanyi. Icya kabiri iyi Imana yavuga ngo ubusambanyi muri Isirayeli yabaga
harimo abantu b'imitsi b'igirwamana murabisenga, harimo abantu b'abatinganyi, harimo abasambanyi basambanye, ariko imbabazi z'Imana ziri hano. Munyikirize amen. Bibiliya iravuga ngo uyu mwana arasambana, amafaranga arayamara, ajya gusaba akazi kandi asugira n'umufaranga cyangwa ikindi gatari ngo yagiye gusaba akazi ko kuragira iki utubenzi, kuragira utubenzi. Murabizi rero utubenzi twirira byose n'ibyatuzi, tukarya tukamuca, tukagira tukarya ibiryo bigashira, aravuga ati ndapfuye noneho ndabigenza kitari ngiye kunyicira. Bibiliya iravuga ngo yisubiyemo, hari ibintu bibiri nzi kuri za icyambere ni umwana we. Munyikirize amen. Icyambere ni umwana we, iyo ni turufu ya mbere tuba turishe. Icyambere nzi data akagira imbabazi nyinshi, nzi data akagira ubuntu bwinshi, nzi data akagira urukundo rwinshi. Bireba ngo agenda afite isoni ariko nibura asubirayo. Nubwo twaje dufite isoni ariko nibura twaje. Narifuza ko nubwo twaje dufite isoni z'ibyaha twakoze ariko nibura twaje. Nubwo twaje twaranyweye inzoga ariko twaje. Nubwo twaje twarasambanye ariko nibura twaje. Ibisambo bibiri byabambanywe na Yesu. Ibisambo bingahe? Ibisambo bibiri. Kimwe kiza agaciro ka Yesu, ikindi kitakazi. Icy'ibumoso kibwira Yesu kiti ko twabona buzura bapfuye bakizuye bakigiriye neza kwikura ku musaraba natwe ukadukiza. Sejo umuntu wazuye Lazaro Yesu ati naramuzura. Sejo umuntu wazuye umwana wa Yairo Yesu ati naramuzura. None umaze iki hano ku musaraba? Uri gukora iki hano? Yesu aramwitegereza aramwihorera. Ikindi ngo cyari iburyo kiramwitegereza kiramubwira ngo wabura disipurine wayibura no mu rupfu. Wowe usamba ugasamba nta disipurine. Ko twatanye amazu bakadufata, ko twata telefone z'abandi twatwaye n'amafaranga twibye ba bosi, muri kontabirite we n'abakozi twakoresheje ntitubahembe. Ariko mana n'amakofi y'abagabo dukoramo amafaranga tukayatwara garike fahane ntawadufashe ariko tukamusha n'imurasiyo ngo yabaye nkeya ngo urabona amafaranga yagiye ngo batubona ntayataye kandi kereke pare kereke shose kiramubwira kiti wowe nta disipurine ugira no ku musaraba kwe disipurine yaragushira ngo kirahindukira kibwira Yesu. Ariko Imana ihimbazwe abwira Yesu aramubwira ngo rata ubwo uri bumanuke igisabo cyareze unyishyize haleluya. Aramubwira ngo rata ubwo uri bumanuke ukagera muri paradizo ntugibagirwe tumanuka. Nubwo nakoze icyaha ariko no mu misumari ugira imbabazi, no mu mahu ugira imbabazi, n'icyo wambaye ikamba ry'amahu ugira imbabazi. Aramubwira ngo nukuri unyemerere tubane. Yesu aramubwira ngo nukuri nukuri ndakubwiza ukuri yuko mu kanya turamanukana, mu kanya turajyana, kandi mu basanzuka nawe usaba gikizwa nta mubatizo nta gahunda. Abaje gusenga twese amen. Abatara b'Imana twese amen. Uko biri twaje uko biri waje ni ukuri kw'Imana. Imana uko biri waje nubwo wambuye abantu amafaranga kandi ufite yo kubambura akubishyura, ariko uko biri waje uko biri waje nubwo watanze avanse kandi ufite ubukwe nyine kugira ngo
ufite ishusho mbe urakoze uko biri waje uko biri waje no guhereza mu bapfumu ariko uko biri waje nta kibazo mugerageze mubungabunga umurage witwa agakiza kuko niko gaciro kabera umwana agera mu rugo Bibiliya ngo se mubonera kure aza yihuta ati umwana wanjye araje umwana wanjye aragarutse ndamwitegereje ndabona yishwe n'inzara unyikirize haleluya yishwe n'inzara nkabona yambaye imyenda y'ubushwambaga abwiye umugaragu ati ngo tujye muri mare cyangwa muri gariderobe unzanire ikanzu nziza nshyashya uyu mwana yongere yambare usubize agaciro k'umwana mu rugo asubirana agaciro k'umwana icyaka haragabo nimuzane impeta nongere isezerano n'uyu mwana isezerano rishya isezerano rya mbere yarabyishe ariko ni muri uyu munsi ndasezerano nawe isezerano rishya imana isezerano nawe isezerano rishya unyikirize haleluya imana irambika imyenda mishya haragabo ni mu mwambika inkweto yongera aririmbe yongera abwirize yongera asenge yongera yamamaza inkuru y'agakiza ni mu mwambika inkweto zisobanura ubutumwa bwiza Bibiliya ngo kandi umwana wanjye arashonje ngo nimujye mu ishyamba cyangwa mujye muri famu ngo muzane ikimasa cyiza cy'ubujiji mu kibago umwana arye ashimira imana ko igitubagira ikatubara inzara imana igitubagira ikatuvura ibikomere kandi n'ubiri kubabagira imana ivura ibikomere ikintu cyamakaje Bibiliya ngo mukuru we ngo yumva inanga n'indirimbo n'ababyina mu rugo babaza umugaragu babaza ngo niki cyabaye mu rugo dufite bakuru bacu mu idini babaza amakuru y'ibyabaye bariya kubera ni makuru yabatanze muri kora ariko mama yanjye ariko ntabwo biba muri sayuni bamwe muri Amerika y'Amajyaruguru usibye yabara yatanze Kigali ariko ntibibahawe muri Afurika y'Amajyepfo bakuru bacu mu idini harabariza ngo habaye iki mu rugo n'ubwo inanga kono babaririmba baravuga bati ntiwabimenya ko umwana wawe yaje none bati umwana wawe yaje byagenda bamwambitse ikanzu nshyashya bamwambitse impeta bamwambitse inkweto y'umunandazi bamuhaye ubwari mureba he bamuhaye undi ngo mureba he abo ni bakuru bacu reka nigire hano muri VIP unyikirize amen yatugize mu ijisho rihumye adutanze ate we yabigenza ate bakuru bacu b'idini ariko ntabwo ari n'itorero mu idini ku itorero rirera itorero rirakiranuka itorero ni irya Kristo unyikirize amen Bibiliya iravuga ngo umwana ahita ava mu mirimo yakoraga ubwo ni mukuru we aragenda abwira se ati kuva igihe twabaniye muri uru rugo njyewe nturambagira ikimasa umutarabambara ku mutwe icyakane utaramba ku ikanzu nziza ngo nambare nanjye mbere nzabemeze mbabwire ko nasenze Imana ikora nzabaheza ababaya nzabarimbane nzabakorane ariko niba muri Amerika y'Amajyaruguru ubu iyo nyandiko yakanzu nakorera mukanyambika ziriya nkweto nari kubemeza wahambarati we wahambarati wahambarati siyaboga umugore umwe twaramusengeye amaze imyaka 9 atabyara ni ahantu ntavuze tujya mu mwobo witwaga Abanyifilipi tubwira Imana tutuwera we tabara umugore aratagangaye akeneye umwana Imana iti wirira hari umwana namutanze Imana iramutanga dore rero iyo basubijwe bitinze batinda ku kiriri ariko ntabwo ari ab'inaha nabo muri Amerika y'Amajyaruguru abandi bakimara nk'ukwezi bakagaruka kuririmba bakagaruka gutanga amaturo bakagaruka gushima ariko yakimaze umwaka tujya kuza se mwene data tukafatikanyije nawe gusenga tugakoka kuki utaje gushima arambwira ngo ibyuma by'iwanjye bisakuriza umwana wanjye sinutanye bisakuriza umwana
wataye hakiri kare ko nta n'ishyari kugufitiye ukwiye kumara muri hano umuntu amezi ane ko hariya arakubuze itorero ryarakubuze udaheruka kwigabura ngo wagiye ku Gisenyi uhita wambara ikabutura y'ubururu urabisengereza sitakasanze ukanaguza ariko bana n'abasengesha abagore basenzaga Imana imuha umugore bagira akamaro ubusa dupira akabutura tugera nabwo rimwe mukihengeka Snapchat ariko niturakuba message abantu mu rusengero ariko kuri Snapchat bikurikira ukihengeka ni murinda gakiza ako status WhatsApp yani kuza gakiza njyewe yeni ngani ngani cyane mani njyewe status no torero murinda gakiza cyuka mu gitondo cyose kuko Imana yakuza ari mwisi cyane cyatumye tabo umwana wawe w'ikine kugira ngo unizera wese haleluya babumwe cyangwa babiri bizabafasha harabona ngo abamuzi bawe bane bakikura inzobo kubabwira bazazitera iminsi kuri status kandi ukana n'abakunzi bawe natwe tuzazitera iminsi abantu mwikoreye abandi abantu mwirirwa muheza abandi abantu mwabaretse mukakurikira Yesu kariwe ufite amagambo meza y'ubugingo torero muri n'agakiza munyikirize amen abaje gusenga twese amen amen nateze kuntumira Imana nuko abantu hano bameze bakunda ijambo ry'Imana nk'uko mbibona nzagaruka vuba abaje gusenga twese amen wenda gakiza kugurira indaya mu telefone ubireke mushiki wawe nta nagatorosha kiza tutakabaka w'abanyarwanda nagakina na telefone wahaye indaya mushiki wawe mubyara wawe mwene na mama wawe reka kugurira indaya ibitenge ubigurire mama wawe hari yambara umusazi urabahamagara sorry mama ukamubwira n'ibyongereza ntabwo yize utusori mama sorry mukecuru ariko mama sorry mukecuru bavuga ati sorry mukecuru ndi busy uri busy kandi kuba wamubwira ngo uri busy nturaguruka na n'ubu uracyari busy mama mwana wanjye twabuze umunyu mu cyaro umunyu urahenze agasukari karabuze ariko tukakizwa tukababwira ijoro tuzabijyamo cyangwa mukava muri akabonye Imana tukarinda umurage witwa gakiza ariko abashaka kurinda ntange mugire bake haleluya gusa wakamanyije ukareka kurya ibintu by'abagabo ukabireka bireka kurya amafaranga y'abagabo n'ubu ubiretse urinda umurage kandi ntacyo uzaba n'ukuri ntacyo uzaba natwe ntacyo tubaye uranyumvise muri uretse guca inyuma umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukarinda umurage witwa gakiza ntacyo waba Bibiliya iravuga ngo umwana Isara amubwira ngo mwana wanjye ibyo muri uru rugo byose ni ibyawe ibyo muri uru rugo byose ni ibyawe wabazi ikimasa nakuza washatse umwenda ujya muri garderobe ndabya washatse guhanura ndabya wakeneye kwerekwa ndaguhakana wakeneye kuririmba ndabya agiye reka mwana wanjye ko ibiri hano byose ari ibyawe biravuga ngo umwana arakara bakuru bacu mwite bajya barakazwa n'ibyo Imana yakoze ariko nimukomeze murinde umurage munyikirize amen ikintu cya mbere kizabashoboza kurinda umurage icya mbere ni birindwi ariko reka mvuge nka bitatu babwire bitatu icya mbere kugira ngo urinde umurage witwa gakiza kuko ariko agaciro kawe gerageza wirinde ibyaha n'ibisa nabyo mwirinde ibyaha cya hafi we mwirinde ibyaha n'ibisa nabyo nibwo muzaba muhagaze muri circumstance muzaba muhagaze mu mwanya mwiza ukwiriye wo kurinda agakiza icya kabiri nimugerageze
bihawe umuntu ahaze, ibyiringiro bihawe umuntu ashonje, ibyiringiro bihawe umuntu yambaye ubusa, ibyiringiro bihawe umuntu yafite garderobe zuzuye imyenda, ibyiringiro bihawe nta kawunga, ibyiringiro bihawe dufite kawunga, mukiri ibyiringiro bitajegajega. Cyakane nimugerageze mubike ijambo, mubike ibyanditswe. Pawulo yabwira Abakorinto arababwira ngo dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, nimugerageze mubike ijambo, muzaba muhagaze mu mwanya mwiza wo kurira umurage witwa agakiza. Munyikirize amen. Mugerageze mureke kwisanisha n'ab'iki gihe, mureke kwishushanya n'ab'iki gihe, ngo muririmbe nabo, ngo mwambare nabo, ngo mugende nabo, mwicare aho bicaye kurya ibyo bariye, no, mugerageze muse naho muri kujya. Amen. Cya gatandatu, mushakisha amakuru y'aho tujya, kuko amakuru azadusunika. Imana ihimbaza. Iyo tumenya amakuru y'aho tujya, bituma dukomera muri iyi nzira. Kandi nyiri iyi nzira ajya atanga amakuru yaho, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe nimwe wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe nimwe wabashobora. Nyiri iyi nzira ajya atanga amakuru kandi yizewe, akabwira abagenzi be, nimuhumure, iyi nzira ntizabananira, nimuhumure, gukizwa byo ntabwo bikomeye, kuko ninjye nyiri iyi nzira nzabaha imbaraga. Munyikirize amen. Tujye gusenga Imana. Iminota yafashe, ariko nimugerageze murinde, turinde umurage. Gutahana ingaruka, nzababwira ingororano z'abarinze umurage, mbabwire ibyiza byo kurinda umurage, mbabwire ukuntu umuntu warinze umurage Imana ijya gusetsa agaseka akishima. Muhumure nzaza mbibabwire, kandi murasa n'abantu mushaka kuzabyumva. Munyikirize amen.